umwana wundi abishya inkonda. Ibyo byo ntago urumva icyo kintu aba yabigiyemo cyane kandi bari ikintu kimubabaje. Aba step mother nabo buri bari mu bantu bakora ibintu bitabareba, bita ku bintu bitabareba kandi bari mama wawe. Bikaba bari mama wawe se ntago saba ari mu nshingano za mama wawe. Bishoboka umuntu kubera mama bitewe n'inshingano yagukoreye nyine nk'izo nshingano. Nyine wenda ari incharge yo kugutekera, kukurera mu rugo. Mama wawe ni wa muntu utakugirira ishyari ahubwo uhora wifuza gutera imbere. Hari no step mother bameze gutya ahubwo nabi wowe ukabaho neza. Buriya aba step mother bari bato kenshi. Urumva umugore wa kabiri yaba ari mutoya ajya kungana n'umwana, niyo batajya kungana ariko niba abantu baba bagishaka kumenya uko isi imeze bari kurya isi, ukuze we ntabwo ibyo bintu yabijyamo kameme. Kongeye kubasuhuza inshuti banyamuryango ba Wisdom TV Rwanda, tubahaye ikaze nanone. Nk'uko mubizi imbere ya kamera hano ni Sharon, ndi kumwe n'umushuti wanjye bibwire. Ariete Harry, wajya uvuga ka Harry kariko k'Ikigali. Harry na Dash present nyuma ya kamera. Turabasuje cyane, twongeye kubaha ikaze ngo muze mubane natwe, twongere tubaganirize utuntu n'utundi, twungurane ubwenge cyangwa n'ibitekerezo n'ubumenyi. Twizere ko mumeze neza, wowe utameze neza usenge cyangwa ujye kwa muganga, ubabaye ukora ikintu ukunda gukora, yaba kumva imiziki, yaba gusura abashuti, yaba gusohoka, byose urabyemerewe, wiyiteho gusa. Komeze kugira ubuzima bwiza. Agenda kwakiriye kuri Wisdom. Murakoze cyane. Ngira ngo ngiye basanzwe bahanzi ariko n'uyu ni inshuti ya Wisdom rwose, nta mushyitsi n'umwe uri hano, twese tugiye kubaganiriza. Sibyo? Uyu munsi tugiye kubaganiriza ku kirero. Umunsi tugiye kuganira ku kintu cyo kumenya inshingano zawe, ukamenya ibikureba, ibitakureba ukabireka. Twabazi kuko hari ukuntu umuntu usanga afite inshingano ze yihaye n'iz'undi ku giti cye, kandi mu by'ukuri ibyo bintu bitamureba. Tugiye kuganira none se mu kazi, mu rugo, mu mibanire n'abantu, mu buzima busanzwe in general, kuko hari ukuntu wenda for example ndi inshuti yawe, ubusa nkoresha inshuti cyangwa nkoresha umuryango, ariko byose birashoboka, biruzuzanya. ndi inshuti yawe, turabana mu buzima busanzwe, turuzuzanya ibiki n'ibiki, ngiye kugukurikirana mu by'ukuri. Namaze igihe nakoze ibyanjye byarangiye, unasanga kenshi abanyarwanda ibyacu biba bitatureba cyane, urebwa n'iby'abandi. Abandi nibo bakureba, bagukurikirana, bakwitaho, noneho ugasanga njyewe sunda bize, nariye, naryamye, noze, ntago niyitaho, nitabwaho n'abandi. Kwa kundi nanjye njyaye kukwitaho. Mu by'ukuri kwa kwita ku muntu ni ugufata inshingano zitakureba cyane. Niba wenda ni inshuti yawe, nshinzwe kumenya ngo inshuti yanjye imeze neza, naguhamagaye imeze neza, wagize ikibazo ndagufasha cyangwa sinkufasha, hari bindeba n'ibitandeba, family issues bitandeba, ubuzima busanzwe, ibintu nk'ibyo. Hanyuma njyewe hari ukuntu mu by'ukuri ntabwo turi babiri twenyine, dufite n'abandi bantu muganira bisanzwe, kandi twese turabana, turanacikwa n'ibiki n'ibiki, turabanye, turikundanira, twibaniye neza mu mahoro, tujyana gusenga, ibintu byose. Hanyuma kwa kundi nshaka kumenya ibitandeba, mbonye Sharon yambaye gutya, yambaye gutya, yashyiraho iki? Ibusi yashyiraho iki? Byari kugenda gute? Mu by'ukuri nje mu bintu bitakureba. Ese Sharon kuki avugana nanjye akavugana n'uriya? Wamindinze kuba wamuvugisha undi, none se buriya arankunda? None se niho insecurities ziva? Buriya arankunda, niba yavuye aha akajya kureba undi,
buriya nzi neza ko noneho bya bintu by'ukuri ukanabikeka ari ibyo ariko kwa kundi ujya kwita ku bintu bitari ibyawe bitakureba ugasanga ni ukuri birakubabaje wibabarije umutima w'iki inshuti yanjye icara umenye ngo inshuti yanjye imeze neza turaganira nta kibazo dufitanye byariye kurya bwo si ngombwa nta nshuti numva nakitaho ngo wa nshuti wawe ubaho ubwo ati nyine kora ibintu ugomba gukora mu by'ukuri ugiye gucukumbura muri ba bandi usanze niwe ubashyira amakuru y'ibyawe niwe ubicaza aho ngaho ntago mu by'ukuri ntago wagakwiye kubijyamo icara usengera inshuti yawe icara mu bane mwibanire nk'ibisanzwe ibintu byo gucukumbura ku ruhande mu byihorera ngiye kukubaza gato ku bantu tuvuge wenda njyewe nago iyo experience nigeze nyigira ariko mfite inshuti zimeze zahuye n'ibyo bintu cyangwa ni ikirumva ngiye kubaza ku bantu babanye na ba stepmother babo sibyo uyu mwana ashobora kuba yaje yabonye ikintu kiba ku mutima wanjye oya umva mbwire pe niganye n'abantu bameze gutyo n'ubu nyine ku buryo kuganiza ubuzima ugasanga ubundi in general ba stepmother ntago baba beza ntago ari abantu oya ntabwo aba stepmother bose ari babi ntago ari babi pe ariko nanone hari umugani w'ikinyarwanda kandi ni umushuti wanjye yigeze kuwumbwira ufite iyo life imeze gutyo ngo umwana wundi abishya inkonda ibyo byo ntago urumva icyo kintu aba yabigiyemo cyane kandi bari ikintu kimubabaje aba stepmother nabo buriya bari mu bantu bakora ibintu bitabareba bita ku bintu bitabareba kandi ari mama wawe saba ari mama wawe se saba ari mu nshingano za mama wawe bishoboka umuntu kubera mama bitewe n'inshingano yagukoreye nyine nk'izo nshingano nyine wenda ari incharge yo kugutekera kukurera mu rugo mama wawe ni wa muntu utakugirira ishyari ahubwo uhora wifuza gutera imbere hari n'aba stepmother bameze gutyo ahubwo ubabona nabi wowe ukabaho neza hari aba stepmother bameze gutyo babana beza nyine hari umuntu ufite kamere y'umutima mwiza muri we mu buzima busanzwe mu by'ukuri ahubwo ugasanga umwana ari we umunaniye ariko ntako atagize yeretse umwana akamukunda umwana wanjye wariye agihana aramuhamagaye watashye ko watinze gutaha nyine ibintu ukabona mwitayeho by'ukuri ariko hari n'undi bikora by'uburyarya reka nivugire rero ku batari abana beza bavuga ibintu nibo tuba twaje gukebura kugira ngo niba bavuga ibintu bitari ngombwa none ikintu gitangaje njye experience nabikubwiye ko ntigeze nyifacing ariko ikintu gitangaje ni ukuntu akenshi baba babakorera ibintu bibi urumva sometimes ukaba ari ku mwana w'umunyabwenge ukwereka ko atanababaye ese biterwa n'iki wana no kukwereka kumwereka kutababaye nicyo kintu kibi cyambere ubukozi at least wajya ari ukarira oya avuga ati ikintu ndi gukora ubusa noneho agashyiramo imbaraga agashaka ikindi kigushengura ya mureke niba umuhunge ariko mwereka kutababajwe n'ibintu ubu umweretse ko nyine yakoze ubusa kandi umuntu wese ko yakoze ubusa utashyiramo izindi mbaraga izo mbaraga zikanabyara ibintu bitari byiza rimwe na rimwe reka ntago ndabaho umugore sindabona umustepmother ariko nshobora kumuba ntago nzaho ubuzima bwerekeza nta nubwo nzi naho bunyerekeza nshobora no kumugira ntabyo nzi ariko nyine aba stepmother baba bafite ukuntu ntago ari bose sindi kuvuga muri bose gusa babandi nyine uwiyumvamo yigaye ugiye kwita ku bintu bitakureba mu by'ukuri mu rugo rw'umuntu noneho reka mvuge ku barera abantu bakuru umwana we ntabyo abazi ababona abiraho n'ubwo atari mama we nyine ariko abona ari byo akora reka mbabwire ahantu umustepmother n'umwana batandukanira buriya aba stepmother bari bato kenshi urumva umugore wa kabiri aba ari mutoya ajya kungana n'umwana niyo batajya kungana ariko niba abantu baba bagishaka kumenya uko isi imeze bari kurya isi ukuze we ntabwo ibyo bintu yabijyamo kameme noneho ugasanga umugore ari gushaka kubaho nk'uko umwana abayeho uri kumva iyo titre umugore sinitaye kuri umugore wa kabiri ariko witwa umugore noneho njyewe ndi umwana sindamenya n'urugo ngo barutwara gute sindamenya ngo umugabo bamutwara gute mu by'ukuri aho kugira wite ku mugabo wawe ugiye kunyitaho urambaza iki ndi umwana ukaba umugore
inshingano z'umugore n'inshingano z'umwana ni ibintu bibiri bitandukanye bitagira naho bihurira. Wowe aho kugira ngo ubyuke utegure umugabo wawe ajye mu kazi, ubyuke umenye umugabo wawe yafashe breakfast byagenze gutya, umenye mu rugo ibyombo byogejwe, ibintu birateguye, nyine sari rasa neza batetse, uri kuri wa mwana ari he? ubeshya ugira aho ugiye umunsi ugenda ndabivuga ibyo ntacyo biba bitukanga. Uri he? Ati ari he? Abyuka abaza umukozi. None ikintu gisekeje no kumutana byibariza abana. Wa mwana ari he? Yagiye he? Simbizi. Umukozi arabizize. Yagiye utamureba ibiki n'ibiki. Izo nshingano mu by'ukuri zakureba. Kuba na wamenya aho ndi it's okay, ariko bibaze mu buryo ushaka kubimenyamo, ushaka kuneka, uri kunekera iki? Ngwino unyegere nkuko naje kukwegera ngo umbere mama undere nkubera umwana, ariko numbera umubyeyi gito sinzi ko nzabasha kukubera umwana mwiza. Nkutwara uko wantwaye, turi abantu, ntago naza kwirarira ngo niyo mpamvu nyine nicyo kigaragaza ko nitwara neza. Ntago mu by'ukuri aza kumbangamira, kandi mbona kuri kumbangamira kamwe. Araje, niba ushaka ko nkubwira ahantu ngiye tubane nk'umwana n'umubyeyi, nyegera unganirize mubyeyi. N'umubyeyi nyegera unganirize mubyeyi, umbwira uti umeze neza, nunyisanzura nanjye nzakwisanzura, ariko se uranshingaho papa wanjye arinje ntabivuga. Singuyu araje, reba igihe yinjiriye. Umwana muzima yinjira imbere y'urugo, mu by'ukuri ikintu kikubeshejeho ni ugutandukana, ni guteranya umwana n'umubyeyi. Wowe urabura kudefanda umwana cyangwa ngo unamwicaze ku ruhande, umwicaze ku ruhande ati mwana wanjye nta mwana utaha nyuma ya papa we, nta n'umwana utaha ijoro wenda, cyangwa niyo ugiye urabivuga, iyo ugiye ariko ugiye kugurukana n'umukozi. Mu by'ukuri nanone ninagaruka ntabwo urumbaze ngo wari wagiye, byawe rero byabiranje kuvugira ku ruhande, yaravuze ku ruhande. None rimwe na rimwe anabaza umukozi ugarutse, ese nta hantu yakubwiye yagiye bro? Waje ukanyegera, menye inshingano zawe mu rugo, ushaka kubaho nk'uko mbayeho, ndagiye urababaye, uri umugore. Ibiryo nibaza bagasanga bidahari bizabazwa wowe, ntabwo bizabazwa njyewe. Genda umwana, ndacyari kurya isi, ndi kwirukanka muri imihanda ya Kigali, ufite icyo wageze ku mugabo, njye nanjye ndi kumushaka. Ubwiwe n'iki ko ntenda kumuzana, azankura mu nzu iwacu se? Oya, ntabwo bishoboka. Mu by'ukuri nushaka kugenda nk'uko ngiye ntabwo bizaguhira. Baravuga ngo hariya ngo ni imbwa yiganye inka kunnya mu rugo irabizira, ibintu nk'ibyo. Ariko ni umugani kandi bawuca bafite icyo bashaka kumeninga. Hari n'ikiganiro mani cya Kenisi numvise ngo mu by'ukuri warashaka kwica bondi iri hagati y'umwana n'umubyeyi, kandi reka nkubwire relationship iri hagati y'umugabo n'umugore. Wa mugore wabwira ko umugabo wawe ntago yagusiga ntago mwatandukana, ni akantu kameze uko gutya, kari easily broken ako kanya. Ejo mwarara neza, mu gitondo mukabyuka uhambira ibyo wahambira ibyo, kandi none usanga ba step madam benshi batabaranasezeranye no mu murenge. Ibyo ni kuririra utari bunabiryeho, uri kwisariza ubusa. Umugore wasezeranye yiturije imereye neza, ariko Imana bababarire. None ugasanga we arashaka nyine, ndacyavuga za nshingano. Niba ngiye ushaka kumenya cyane ahantu nagiye, ngo wumva ushatse kugenda nkanjye, afite liberté, kuki papa watamukane arankanira se nkanjye? Nakanira umugore we, narakuze ndashaka nanjye yose nshaka kuyigendamo. Wenda sometimes anagenda yabimubwiye, uzi tuvuganira njye na papa wanjye. Yavuze bond hagati y'umugabo n'umugore iri easily broken, ariko ntago bishobora kubaho ku mwana n'umubyeyi batandukana. Uko byagenda kose ni strong umva, more than strong bond itashobora kuba umva. Uko byagenda yamwanga, bagira ibyo bapfa, ejo basubirana basabana imbabazi, ariko kukureka ko wabaye ikirara wenda, ariko akakomeza ari ncyagize kukwitaho. Kavuga ati okay, yashatse kwibana ariko stock arayikumenyera. Niyo mpamvu habaho gutandukana k'umugabo n'umugore, ariko ntabwo habaho gutandukana k'umwana n'umubyeyi.
rero wa mugore we uri kundeba step mothers utabanira umwana wasanze muri urwo rugo niyo yaba yarahamusanze umwana ntacyo bitwaye ariko se abana babatwaye iki atagusuzuguye atagize iki uramushakaho iki menya inshingano zawe umwana amenyeze nta inshingano zawe ziburiye inshingano z'umwana ni ukuba ari mu rugo agasaba uruhushya ngo ndagiye wenda mu bagisaba uruhushya nsabye uruhushya ndagiye ngiye hano ndagaruka aya masaha uragaruka usange batetse kandi ari n'umugore wabitetse rimwe na rimwe ubiryeho wa mugore rero ukifuza kumera nk'uwo mwana icara uteke icara umenye ngo inzira korobye icara umenye ngo uburiri bwawe n'umugabo wawe burashashe njye nagenda ntashashe nkagaruka nkaryama ntawanseka nagenda ntatetse nkasanga watetse kuko urateka utekeye umugabo wawe icara mu rugo nizo nshingano zawe niba ugiye genda ujyanye n'umugabo wawe cyangwa unagiye muri ka kanya ubonye nyine ko kugenda twe turagenda tukagenda no mu bitari ngombwa kandi nushaka kugenda nkanjye mu by'ukuri gushaka kubaho nk'umwana kandi warakuze waje kuba umugore uzi neza ko uri umugore none se ndigendeye ngiye mu mujyi ngiye guhura n'inshuti zanjye wowe ugiye guhura n'abagore bawe b'inshuti zawe nako agakungu k'abagore ko biba ari ibibazo simbizi wenda hari abagore baba ari beza ariko ndahamya neza ko inshuti z'abagore nyinshi ntabwo ari nziza ndagiye guhura n'inshuti zanjye mu by'ukuri ntuzi ikinjyanye ntuzi naho ngiye wenda ngiye no kwitigitira gahunda zirimo inyungu ariko uraho wabishyushya umutima wabyimbye ariko umwana aransuzugura ahora yagiye cyangwa ajya kugenda akabibwira se njye ntacyo ambwira kubwira nkande mu gihe utanyiritse nk'umubyeyi mwisanzuraho guta utaranyisanzuyeho uricaye uri kwirirwa unteranya ariko se mu by'ukuri ubonye ninjiye mu by'ukuri kigutanze imbere ni ukunteranya ubonye papa wanjye yinjiye ikintu kikuje imbere ni ukunteranya nawe mu by'ukuri aho ngaho nzicara nisanzure ngo mfite umubyeyi aho ugasanga nta n'ibitekerezo bizima kugiriraho ugasanga papa wawe ashobora kumuganiza imishinga wenda ndashaka kuzamwishyura kaminuza iyi n'iyi akajya kwiga nabonye bimeze gutya na gutya ugasanga si umujyana hano hafi kandi mu by'ukuri nta n'inyungu abifite nta muhwe muba mudufite wapi abadukunda turabazi kandi ubwo yavuze aho hafi wayivugishwa ati aba hafi wanyu nyamara ni ya minesi ya miyigire iri hasi abatadukunda turabazi ntabwo umuntu ajya yoberwa umuntu umukunda ntabwo nanirwa kumenya ko wambereye mama kuko umubyeyi w'umama uhava akagera ufite ubumuntu akubera mama umuntu w'umubyeyi ababyeyi bacu bubahwe kabisa kandi n'abatabafite dukomeje kubihanganisha ariko nawe wagiriwe amahirwe yo kuba wakitwa mama w'umuntu n'ubwo utariwe basi gukora inshingano za mama uyegerageza basi babarira umwana fata iyo pride uyigendera ariko uzi umwana warezwe neza n'umuntu utari mama w'ukuntu amukunda yarakureze neza akaguha inshingano nyine warabayeho nk'abandi bantu bafite mama kandi ntawe ufite uzi ishema ryonyine aba like aguhesha ariko nanone sinabreka kuvuga ku ba step mother b'abana beza batubera ababyeyi batubera mama hari ukuntu umuntu agukunda discover se anshiki mu by'ukuri ari umuntu mwiza ari umwana mwiza Imana ibaha umugisha twavuze ku ba step mother ariko ku bantu batakora inshingano zabo ariko muri rusange yaba uri umukobwa ufite inshuti ye waba uri umuhungu ufite inshuti ye waba uri umukobwa ufite abavandimwe yaba ari mu rugo buri hantu hose umuntu aba agomba kumureba niba uri girlfriend w'umusore nshinzwe kumenya yabyutse ameze neza yagiye mu kazi ntabwo turi abana ni on call ubwo ngubwo waramutse umeze neza wagiye mu kazi nagiye mu kazi niba akazi keza ugira umunsi mwiza ndagukunda na saa sita muri pose wenda wariye cyangwa wagize ikindi kibazo gituma utarya umeze wiriwe sina ngombwa hari abavugana nimugoroba bitewe n'amasaha muvuganiraho hanyuma nimugoroba yatashye yageze mu rugo amahoro yaryamye ugiye mu bindi kugira bimara iki ndipu ngo wagiye ngo uyu muntu kuki muri inshuti ukaba utarabimbwiye nyine se kuki ntabikubwira nyine ubaha impamvu atabikubwiye ahubwo ajya gushaka impamvu ntabikubwiye mbere yo kuza kunsakuriza nuko ntakwisangagamo niba ari ikintu nagukoreye nuko kitagukwiye niba ari icyo nakwereka nuko utabikwiye niba ari urukundo ntaguha ntabwo urukwiye icyo yakubwiye nicyo ashaka kumenya nyine
niba uri umwarimu urigisha, niba uri umucuruzi w'agataro igire kwicururiza agataro. Abantu ngiye iyi minsi irakomeye. Ibaze ko ubu ngubu hari umukobwa asigaye ajya gukundana n'umuhungu akubwira New Balance ya account ye ngo ihagaze ite, ayo mafaranga icyo agiye kuyakoresha. Wibuke uri girlfriend we, ariko icyo agiye kuyakoresha ari bubanza bikubwire, natabikubwira biraba ikibazo. Reka mbaze yabaye kandi bibaho, ugasanga mwana bishwaniye. Ibaze utari n'umugabo wanjye tugapfa icyo kintu vraiment. Ibaze ntago muri abana habe n'agastepu ka mbere kariya bakapropose, n'ubwo abantu basigaye bapropozanya bagashwana, habe n'agasayini gato yakweretse ngo nuko mwitana ba sheri ba shusho, ngo ugiye kumumenyera ibigiwe byose. Afite si ikibazo, ariko kuyakontorora byo ntago byakunda. Ntago ari byo, kandi nambwe n'itegeko no kuyamenya. Niba kubwiye ngo mfite account yanjye ihagaze gutya nda planning iki, byemere nk'uko cyane. Niba kugishije inama yimugire kucya kugishije apana kujye kure. Nyine niba atayikoresa nuko bitari ngombwa kabikwereka, ntabwo igihe cyawe cyo kubimenya kiraje. Noneho hari umuntu nabonye kuri TikTok kandi yarari kuvuga ngo red flag ku muhungu atakundana nawe, ngo umuhungu ngo utansohokana riri. Umva generation turimo. Reka nkubwire ngo umuhungu ngo udafite amafaranga, urwo ni rwa rukundo rwo kwiyerekana. Nibaza uwo muntu uri ku karubanda uri kuvuga ibyo bintu niwe ushaka kubaka ejo bundi. Ese ninde muhungu uzamenya ko ufite ibitekerezo? Reka mbwira abakobwa dushaka nasohotse. Ninde mugabo uzaza kukureba wowe waravuze icyo kintu ngo yemere ko hahenze ngomba kuhasohokera? Se ni ngombwa ko namwibwira ngo musohoke, cyangwa we yabishatse yabikora akibona nk'ikintu kiri ngombwa muri relationship, umukeneye kujya aho tumugende. Ni ngombwa ngo ushyire hejuru dusohoke kabiri mu cyumweru cyangwa gatatu. Niba mufite amafaranga sava, ariko nanone sinitegeko wenda ayo mafaranga uzwa n'igihe wahura n'uwo ukunda ibyo byo gusohoka n'ibiki, wowe ukamucururutsa, ukaba ufite mind yonyine ko ukavuga ati ariko aya mafaranga niba dusohoka gaspendinga n'ibihumbi 50 cyangwa 70, aya ngaya dushobora gukoreramo iki kintu, cyangwa akushobora gusevinga n'iki, cyangwa nizi plan ashaka kongera. Tutekerereza abasore dukundana rimwe na rimwe, kuko ushaka gusanga yifite nk'ibihumbi 100 kuri konti akajya mu kabara gatanu nta n'ijana afite. Bibaza ariko ni witwarana, ariko turabikorera. Ntago umuhungu yaguha uburenganzira bwo kumumanaginga waramweretse ko ufite ubwenge buke. Uzamubwira ngo ntimwakundana ngo batagusohokana. None se niba kwereka amafaranga ugahita usara ngo musohoke, urumva yakwereka amafaranga afite ayakorera ugahita usara. Uzamubwira se ngo mugura akabaza usohoka buri munsi. Asha red flag zo buriya ko niko kanyumije, ariko yavuzemo utuntu twinshi ngo umuhungu ngo udafite amafaranga. Can you imagine? Icyo kintu nicyo kintu ugomba kugendera. Abahungu muri iyi minsi badafite amafaranga n'aba banyina. Yego disi ndabasuje basore. Mani imihanda yaranyereye abakobwa hano nta mikino bafite. Oya cyakoze disi muhungu mwiza, niba nta ntego yo gukora ubukufite bureka gukundana, nta mafaranga ufite, urukundo urarushaka hiki sando. Reka mugo umusuza agiye kuwo mukobwa agiye kukumaraho n'utwufite na twa tundi twa boxer. Ubona ufite nko nk'ubu kubuteganya nko mu myaka 5-6 kugeza ku 10, urekeye bashaka amafaranga. Wenda numara kubona amafaranga ibiri uvuga ati noneho nareba umuntu ufite gahunda. Reka mbabwire kuri iki gihe ngo gushaka ngo urukundo ngo bisigaye ngo bigora, biragora pe, kuko nta mukobwa uzakwereka urukundo udafite amafaranga. Bra niyo amafaranga aje atarufite bararuhiga, ko turuhigara ko naruhiga. Wanyeretse amafaranga icyumweru kimwe naba nkukunda kurenza imyaka 5. Nibyo nusanga umuntu avuga ngo hari igihe umuntu aza mu buzima bwa kakwibagiza ibyahise, ngiye nabikubagiza mu munsi umwe wanyeretse amafaranga. Umunsi uyu umwe wanyeretse amafaranga biba birangiye. Rero mwabahungu mwe mwikorere, mwishakira amafaranga, n'ubundi byo kuvuga ngo nakurikira amafaranga ngazagera mu rugo. Kandi namwe bakobwa n'ubundi ruzasenyuka rurasenyuka. Namwe bakobwa wowe uri aho ngaho uvuga ngo ntiwakundana n'udafite amafaranga, muri kwikura ku isoko, mbivuge gutyo. Hano hari abahungu bagifite mu mutwe agishaka umukobwa utekereza undi uvuga ati akanaguhisha nayo mafaranga ashaka kukureba. Ariko wa musore we umpisha amafaranga Imana igutembereza. Yego se
oya afite kuya guhisha mutangira ku iyo relationship kugira ngo akurebe urumva ariko ugasanga ni wa muntu wibwiriza mama wanjye yego mw'abantu mwe rero turabasabye buri muntu wese amindinge ibye niba ari inshingano zawe uzikore neza urebe ko ziri completed wenda ubone kujya mu by'abandi nubwo atari na byiza nubwo akenshi ari byo bibakuriramo kwibabaza wa muhungu we rero nawe niba uwumva nta gikuteganya ishakira amafaranga shaka amafaranga mwana wanjye uyasevinge kwa mama wawe nawe ubundi kujya mu bakobwa abakobwa baradutera amabuye wa muntu uwo tuzahora uzarifata ari ntere umukobwa ukunde uzafata ibuye intere ariko ntabwo ari byo baratureba bavuga ati ndebera bariya ati wakabaye ifite ayo malashes ifite amawig reka nkubwire amafaranga yo gukoresha lashes ntabwo wayabura pe kandi utanayahawe n'umuhungu wereka nkubwire ese bakobwa bazajya babanza bakumva ko ari n'agasuzuguro wamweretse ko ubishoboye unayamaye nayarya reka mbikubwira wa musore we ngewe njya gufata umbe harya ngo bazishyirira ahangahe si 20-25 se lashes si 25 ibintu byose birimo cyane da genda uyarye atazava hari ukuntu umuntu umwereka ko ibintu byose ari inshingano ze yanagukunze akava akureka cyangwa bisaba bond ikomeye mu mufitanye ariko umuntu nk'abantu mwe rero turaganiriye niba twaganiriye neza mu bitubwire cyangwa namwe muduhe ibitekerezo niba mubona turi n'amapanshi mu bitubwire bakobwa beza imana ibatembereze ku basore beza barahari bari seriye ariko nibigira ikigoryi ntabwo uzabona umusore cyane ariko ntekereza ko umuhungu ushaka kubaka ikintu cya mbere arebera hari mind ibyo bintu byo gusohoka kumara n'ukwezi ataragusohokana kandi kandi gusohoka si cyo cya mbere ubu yagukandiye akanyenyeri akakubwira ati nywa ka soda ugagwaye yewe niyo wajya umpamagara niyo wajya nanga kubona mama yangiriho ubusa ndabyanga umpaye amafaranga ukambwira uti ugasohokana n'abashuti bawe cyangwa sinagombwa ko yameza ngereka nkubwira umuntu dukundana arabizi telefone mba nyifite buri munsi ubwo you have received zamba nayibonye ariko nyine ntago mvuze ngo ndayatwara buri gihe ariko sha sinagombwa rega umuntu mukundana kumwaka amafaranga ntago ari ngombwa kumwaka amafaranga nyine warayabona akambwira uti ndabizi ko ushaka amafaranga ibikenewe wajya arabyibonera ababona ko ukeneye amafaranga rero mw'abantu mwe turababujije abakobwa mukura amenyo ibi bintu tubigumyemo ntago twasoza ariko turabashimiye ku mwanya wanyu atanuyakura bikaguhira uzayakure birakurebara umunsi azaviramo rimwe yose azavamo yose usigarana ibihanga azaviramo yose ugasigarana ibihanga ariko basigaye banambika amenyo cyane da azaba yarakuyemo ayo kwambara biriya bya plastic ibintu byaroroshye amenyo yaraje ubu nta kintu kigiteye ubwoba gihari rero mw'abantu mwe turababujije ibyo bintu mubireke ariko niba ubona biguhira basi bibyaza umusaruro reka niba hari ubugisaza ukura reka kujya gusohoka muri izo nshuti n'ibiki sometimes izo nshuti ntizinagukunda zijya kukuvuga hirya reka nkubwire ngewe yaba wanakuraga byibuze ugakuramo ikintu nk'akabanza kakwanditseho ugakuramo ikintu kizima hari ibikobwa imana imbabarire abakobwa bameze nk'aho amafaranga nabonye imyenda myiza mbere muri Kigali ni ngiye ugomba kuyambara cyane urukweto za wig ya 70 yangaye umuntu yambara umwenda umwaka 5 gashe ku mutwe nza gukuraho ariko byose bisaba ubuzima bufite intego ubuzima bufite intego nta kintu bumara gufakinga life ntago ari byiza nta kintu bumara na gito nyine gerageza wicare mu buzima ugavuga uti ndashaka kugera kuri ibi ndashaka gukora ibi numara kumenya gahunda ufite mu buzima bwawe wamaze kumenya intego ufite uzamera nuko utwara ubwo buzima uzamenya nuko utwara utwo dufaranga duke ubonye cyane umenya ibyo ukora n'ibyo utakora umenya aho ugomba kuba uri naho utagomba kuba uri umenya ibyo ukeneye n'ibyo udakeneye aho ukenewe n'aho udakenewe cyane abo mwakicarana n'aho mutakicarana abantu bararakaye muri iyi minsi ntago babizi abantu twararakaye mukomeze mukore subscribe kuri Wisdom niba twaganiriye neza mu bitubwire niba hari naho twataniye mutubabarire ntago tuzongera sezera abashuti bacu dusoze agiye mwakoze kubana natwe
mwakoze kunyakira nishimiye kubana namwe ubutaha tuzagaruka icyo mushaka ko tuzavugaho mu cyandike muri comment tunashimira abantu mumenye inshingano zanyu bitanga amahoro mukomeze mumenye inshingano zanyu kandi mu gihe nyacyo mumenye ibyo mugomba gukora n'ibyo mutagomba gukora mumenye aho mugomba kuba n'aho mutagomba kuba muri nyine kurikirana ibyawe ushaka kujya mu bintu bitakureba bitari ibyawe bikuviramo umubabaro n'agahinda bitari byiza Imana ibahe umugisha ibane namwe kandi barinde